Welcome Storyteller Family. Uyu munsi ngufitiye amakuru meza cyane. Ni igihugu kiri gutera intambwe nziza mu ikoranabuhanga, ubukungu ndetse no kwakira impano ziva hirya no hino ku isi ndetse na Afrika yacirimo. Aha ndi kuvuga Ubuholandi. Ni igihugu kiri guhinduka isoko ikomeye cyane y'amahirwe ku bantu bashaka gukora, kwiga ndetse no gutangira business i Burayi. Kandi ubu noneho nta kuzenguruka ku mbuga nyinshi. Leta y'Ubuholandi yashyizeho urubuga rushya ruzabigufashamo rwitwa welcome.tonner.nl. Aha ushobora kubona amakuru yose ajyanye n'akazi, ubuzima, uburezi ndetse n'uko watangira business yawe mu Buholandi. Aya makuru nkuzaniye ni mashya kandi ni ukuri. Nta handi hantu wayasanga uretse kuri Storyteller Rwanda. Wagize amahitamo meza yo gukora subscribe. Aya mahirwe ari gufungura amarembo mashya cyane cyane ku banyafrika benshi, harimo na East Africa, Abanyarwanda, Abarundi, Abagande, Tanzania ndetse no muri Congo. Hari impamvu Ubuholandi buri gushaka abakozi. Ubuholandi ni igihugu cyateye imbere cyane, gifite ubukungu bukomeye muri Europe yose. Ariko ubu hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'abakozi mu nzego zitandukanye. Ibi ngibi ahanini biterwa nuko abaturage benshi bo mu Buholandi bageze mu za bukuru, kandi ubukungu bw'Ubuholandi bwo bukomeje kuzamuka cyane, bukomeje kwaguka muri rusange. Niyo mpamvu nowadays barimo gushaka abakozi mu nzego zitandukanye, harimo nka IT engineering, aha ni ikoranabuhanga, agriculture and production, aha ni ubuhinzi n'inganda, healthcare, ubuvuzi, logistic and transportation. Leta y'Ubuholandi rero yasanze uburyo bwiza bwo kuba yakemura iki kibazo ari ukwakira abakozi mpuzamahanga, kandi babikize mu bikorwa mu buryo bwiza kandi bwemewe n'amategeko, ku buryo buri muntu wese wifuza kujya gukora mu Buholandi yagira access. Niyo mpamvu leta yashyizeho website yitwa welcome.tonner.nl, aho ushobora kubona amakuru yose yemewe utagombye gushakisha ama agencies, sometime ukaba wagona mu basikamas. Wowe ubwawe urarusura, uhakura amakuru ukeneye, uhasanga akazi ukeneye, urebe requirement n'uburyo wagasaba. Ese wari uzi ko Ubuholandi ari isoko ikomeye y'akazi? Urugero nka Amsterdam, uyu ni umujyi mukuru, Rotterdam, iyi ni imijyi ikomeye muri Europe ifite ibigo bikomeye bikoresha abantu bo hirya no hino ku isi. Iyo ugeze muri no mijyi uhabona ibigo bikomeye, urugero nka Google, Microsoft, Canon, Mitsubishi, TSS, Cisco, Hitachi n'izindi. Byose bifite ibiro byabo mu Buholandi. Kandi ntabwo ari abahanga muri tekinike gusa bashakishwa. Hari n'amahirwe menshi muri accounting, marketing, custom service, human resource ndetse na finance. Inkuru nziza nakubwira nuko n'umushahara ari mwiza cyane. Umukozi usanzwe ashobora kubona hafi ibihumbi 2,400 by'amayero wamaje gukuraho imisoro ku kwezi. Naho ku muhanga muri IT cyangwa engineering bashobora no kurenza ibihumbi 4 by'amayero ku kwezi. Cyatumye dukora kino kiganiro nino website nshya izagufasha mu rugendo rwawe, yitwa welcome.tonner.nl. Ese ubundi uru rubuga ni rubuga ki? Welcome.tonner.nl ni urubuga rwa leta y'Ubuholandi. Ahanini rugamije gufasha abantu bose bashaka kwimukira ndetse no gukorera muri iki gihugu. Ni nkaho bakubwiye bati wizenguruka uyobaguri kuca ku mbuga nyinshi, reba hano byose urabihasanga. Kuri no website harimo ibice 4 by'ingenzi. Icya mbere ni ikijyanye n'akazi, work. Harimo amakuru ajyanye n'imirimo, amasezerano y'akazi ndetse n'uko wagasaba. Kabiri, live, uburyo bwo kubaho mu Buholandi, amacumbi, ubuzima ndetse n'imibereho muri rusange. Gatatu, study, amahirwe yo kwiga cyangwa se gukomeza amasomo yawe. Kane, startup business,
uko watangira business yawe cyangwa se startup visa. Icy'ingenzi ni uko hari job portal. Uru ni urutonde rw'imirimo yose yemewe ndetse n'amakampani yafatanyije na leta kugira ngo abashe gutanga imirimo ku ba foreigners, abanyamahanga muri rusange. Reka nkwereke uko wakoresha n'urubuga mu gihe cy'iminota mikeya kugira ngo niba uri interested utaza guhura na challenge, kandi hari uburyo bworoshye bwo kuba wayikoresha. Fata telefone yawe cyangwa se laptop, andikamo www.welcometoneil.nl. Hitamo igice cya work. Niba ushaka akazi, kanda kuri find a job. Uhitemo icyiciro, niba ari IT, logistic, finance, healthcare n'ibindi. 4, uhitemo umujyi. Urugero ushobora guhitamo Rotterdam, Amsterdam cyangwa se n'indi mijyi. 5, reba urutonde rw'akazi gahari. Urebye hejuru urahasanga utuzi turenga 2,000. Ahangaha buri cyumweru barapostinga. Iyo ukanze ku kazi uhabwa izina ry'ikigo, ibisabwa, ubwo ni requirement, description y'akazi ndetse n'uburyo wasaba ako kazi. Hari positions uzajya ubona ku buryo ushobora guhita wohereza CV na cover letter yawe kuri urwo rubuga cyangwa kohereza link ya Indeed bitewe n'icyo umukoresha wawe ari kugusaba. Icy'ingenzi ni uko udakeneye kuba ufite nimero ya telefone yo mu Buholandi. Ushobora gukoresha iyawe yo mu Rwanda cyangwa se ikindi gihugu uherereyemo, cyangwa se ukifashisha virtual number niba ushaka kubikora kinyamwuga, professionalism yawe. Hari ibintu ugomba gutegura mbere yo gusaba. Mbere yo gutangira application yawe, tegura ibintu 4 by'ingenzi. Ndabikubwira hano. Icya mbere ni CV yawe iri mu buryo bwa Aeropass cyangwa Dutch format. Iyo utazi gukora CV cyangwa cover letter, uratwandikira tukabigufasha, tugucaginga amafaranga makeya cyane. Ikindi, cover letter igomba kuba isobanutse neza, isobanura impamvu ushaka gukorera mu Buholandi. Icya 3, references z'aho wagiye ukora mbere, previous job na current job. Reba ibisabwa kuri IND, Immigration and Naturalization Service. Aha ni ku bijyanye na visa. Iyo bino byose ubikoze neza, ushobora gutangira gusaba akazi mu buryo bworoshye kandi ukaba waba uri no mu nzira yo kubona visa sponsorship. Ubuholandi ni igihugu kidakomeza ibintu, cyorohereza abagituyemo kuba bahaba. Abantu benshi bavuga Icyongereza neza kandi bafite n'imico itari complicated. Abakozi bahakora bafite life balance iri ku rwego rwiza aho bakorera, ndetse bakanisigira umwanya wo kwita ku miryango. Mu by'ukuri ni igihugu gifite ubwishingizi bwiza bw'ubuzima, imishahara iri kuri standard nziza ndetse n'uburenganzira bw'abakozi bukubahirizwa. Icyo ntakwibagirwa kukubwira ni uko nyuma y'imyaka mike ukorera mu Buholandi ushobora gusaba permanent resident, ukaba ufite uburenganzira bwo kubaho, bwo kuhaba ndetse no gukorera mu muryango w'ubumwe bw'i Burayi. Hari impamvu ndi kukubwira ko Ubuholandi ari amahirwe afatika. Impamvu ya mbere ni uko hari percentage runaka y'abatuye Ubuholandi bavuga English. Ibyo bizakorohereza niba uturutse mu gihugu gikoresha Icyongereza. Ikindi, imirimo myinshi irafunguye ku banyamahanga ndetse nawe urimo. Imishahara myiza, ubuzima bwiza, amahirwe yo gutangiza business ndetse na gahunda za leta zifasha abashoramari n'abakozi. Ikindi kiza kurushaho nuko bino wabikora nta agencies, nta ruswa, nta kiguzi kinini utanze. Ibi byose bigakorerwa kuri rwa rubuga nakubwiye rwa leta rwemewe. Ngayo nguko bantu banjye, iyi ni imwe mu nzira nshya kandi yemewe na leta y'Ubuholandi igamije gufasha abashaka akazi, ubuzima ndetse n'amahirwe yo kwagura ubuzima bwabo mu Burayi. Injira kuri www.welcometoneil.nl urebe imirimo ihari, usome imibereho kandi utangiye urugendo rwawe rwo kwimukira mu Buholandi. Ni hano bibera. Iyi video niba wayikunze kanda like, kora subscribe kandi ntiwibagirwe gukora share
kugira ngo uyisangize n'inshuti zawe ziba zikeneye amahirwe nk'aya. Andika muri comment niba ushaka ko video itaha tuzavuga uburyo bwo gusaba startup visa cyangwa se work visa sponsorship mu Buholandi. Nimubisaba muri benshi nzayikora mu buryo burambuye. Murakoze cyane mwese kuba mukurikira Storyteller Rwanda, mugira amahirwe muri application muri gukora, kandi mbifurije kugira ku nzozi zanyu. God bless you, Imana ikomeze ibane namwe muri gahunda zanyu za buri munsi. See you next video.